ubundi ucyumva ijambo India cyangwa Ubuhinde nta kindi kikuza mu ntekerezo zose ibintu byamamare by'ibikire bifite amafaranga menshi cyane. Umva abastari bagafashe nka Sharukani, Amitabh Bachchan, Priyanka Chopra, Salman Khan, Hrithik Roshan, Akshay Kumar n'abandi benshi cyane bo muri India. Ese waruziko kino gihugu cy'Ubuhinde kiri muri Aziya y'Amajyepfo 19% by'abagituye babaho nta bwiherero. Kino gihugu cy'Ubuhinde ushaka kugenda uturere tune twose uzengurukamo muri quartier nta toilette nimwe urabona. Nkuko cyane twagendaga mu bihuru wagira uburangare iharika kwica ugataba bari guhandura. Niko ahangaha kugendagenda muri quartier zaho ugakandagira amazira ntoki ari akantu koroshye. Kino gihugu kirebeye inyuma ubwiza batwereka bakina amafilime yabo babyina banezerewe. Siko biri kuri tele biratandukanye cyane birahabanye. Murakaza neza mu gihugu cya mbere kigira umwanda mwinshi kuri rwa rwego hari imijyi yabo myinshi ihora inuka nk'agasamunyiga cyangwa imimbi ihaka. Uyu munsi tugiye gutembera mu Buhinde cyangwa India. Ni igihugu kiri muri Aziya y'Amajyepfo gifata ku nyanja pati yacyo hepfo yose. India ihana imbibi na Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh na Myanmar. Uno munsi muri India hari abakire benshi ku isi ndetse n'abatindinya kujya icya yose buzuye mu gihugu cyabo. Gusa uno munsi nyemerera ngutembereze nkujyane mu manegeka y'Ubuhinde ahantu hambere aba umwanda mbere ku isi uyoboye indi myanda yose batuye nk'abatuye mu bimoteri cyangwa za mondisi aho umuntu kubuca ibintu ndetse umwanda wabo bawandagaye hagati mu ngo za buri wese. Usanga baramenyereye umwanda wabo barabaye umwe n'umwanda batakiye ibintu cyangwa ngo bawicuze kuba bawutuyemo. Kubera guhora mu mwanda iwabo no kuwuturamo igihe kirekire gusanga umuntu kumandiramo kwituma cyangwa nyara ku muhanda ku nzira byabaye akantu gasanzwe katakiri ikintu cya danje mu baturage. Bari mu bantu uyu munsi bafite abaturage batuye ari benshi bapakiye cyane batuye nabi manegeka gusa umwanda wabo urujeje hagati mu ngo zabo ku buryo kwemeza ko uyu munsi Ubuhinde cyo gihugu cyambere kirimo umwanda mwinshi ku isi bitagorana. Ubuhinde uyu munsi igihugu gihoramo indwara z'ibyorezo zitandukanye ziva ku mwanda wabo none wagera bategurira amafunguro yabo byo bikaba akamaramaza. Ateguranwa umwanda mwinshi ukabije uteye ubwoba. Ariyo mpamvu buri mwaka hapfa benshi bishwe n'indwara z'ibyorezo biturutse kuri umwanda wabaye nk'umuco wamaze no kurenga inzego za leta. Kuko biratangaje ko umupolisi yakubona uri munyara ku muhanda cyangwa uhituma agacaho nkaho nta cyabaye akajya muri gahunda ziwe akikomereza akakwihorera. Tugiye gutembera ngaha mu bundi Buhinde utapfa kubona mu itangazamakuru ryabo kuri televiziyo zabo muri filime zabo. Ni ibanga rikomeye ryabo bambariraho bakarenzaho kandi bazi uko n'indane kuri mu gihugu kwa Ariko. Ni gake cyane cyangwa biri hafi ya zero uzabona Abahinde bagaragaza ukuri nyako kuri tele yiwabo muri filime zabo bakina z'urukundo zateye imbere cyane ariko mu kuri guhari kwa nyako no kuri tele yiwabo ibintu bitandukanye cyane kandi bihabanye nibyo umuntu abona. Uyu munsi bafite abakene benshi cyane bamaze kuba baganza abakire mu buryo bw'imibare 70% y'abatuye Ubuhinde uyu munsi n'abakene. Uno munsi Ubuhinde nicyo gihugu cya mbere ku isi gituwe cyane kurusha ibindi bihugu byose. Abaturage batuye Ubuhinde bamaze kuba biliyoni 1.5 bamaze kurenga Ubushinwa barabudepashe. Aho wavuga hose Ubuhinde ku isi nawe ahagana ko bakoze ibitangaza byinshi kandi isi yose ibifuzaho byinshi ahenshi babahanze amaso ko ntago basanzwe. Hano bavuga nk'uruganda rwabo rwa sinema rwateye imbere bita Bollywood. Uru ruganda ibihugu byinshi bifuza kujya ku rwego bariho batera imbere nkabo ndetse benshi babigiraho nka inspiration zo kuba bakora sinema nk'iyiwabo. Ko sinema y'Ubuhinde yateye imbere cyane amahanga menshi arabyifuza. Ikindi kirenzo nuko umuco wabageze ahantu henshi ku isi barasakaye kuko kugeza uyu munsi usanga indyo yabo ari benshi ku isi bayigana ngo bayiteke nk'Abahinde cyangwa bakore nk'uko babigenza mu gikoni cy'iwabo. Bafite indyo n'imitekere iri mu ziyoboye izindi ku isi ya rurema cyane ko binagoye ko watembera mu mijyi iri ku isi sirimutse y'abasirimu ubure ahantu handitse ngo Indian food cyangwa Indian restaurant. Iki ni ikimenyetso cy'uko indyo y'Abahinde yamaze gusakara ku isi hose. Uzanasanga kandi ahandi henshi ku isi bambara nk'Abahinde cyangwa bigana imibyinire yabo n'imikorere yabo n'imigenzo rimwe na rimwe nayo irakorwa ariyo migenzo ya gihindu imyemerere yabo y'Imana ziwabo. Yewe uzanasanga ingo nyinshi n'imitako myinshi mu nzu z'abantu iri amafoto y'Abahindekazi kuko benshi bizera ko bagira ubwiza budasanzwe kubazi kubitegereza bahamya nta gushidikanya ko rwose Abahinde mu bwiza ku isi bayoboye. Uretse n'abagore gusa banagira abagabo beza b'amabogare bamise kigoroye ba nta makemwa bagariso demiri chance n'andi mazina menshi babita. Bamwe batabahungu na amabogare abandi batibyucya abakobwa n'imbogege ntabwo abakora hejisho umunsi wose. Uyu munsi India iri mu bihugu bivuga ari kijyana kubera ubukungu ihagaze inafite ingabo zitavugirwamwo cyane ko inabizi ibisasu bya kirimbuzi biri mu bigezweho uyu munsi ku isi biyoboye ibindi bya gisirikare. Ubuvuzi bwabo bwateye imbere ku rwego ruhanitse ku buryo uyu munsi kujya kwivuza mu Buhinde kenshi umva abantu babivuga iyo hari umuntu urembye ukeneye kuba yavurwa bikomeye cyane amahanga yose yahangayitse agana Ubuhinde.
banafite inganda za mbere ziyoboye ku isi mu gukora imiti, ku buryo uzasanga amafarumasi menshi muri karitsiye aho ngaho utuye naho ujya kugurira imiti ya buri munsi usangamo imiti yabo yakozwe n'Abahinde. Ni kenshi tubona mu itangazamakuru imijyi myiza ishashagirana ikeye isa neza, ubonemo imijyi y'Ubuhinde, ariko kuri guhari hirya gato cyane iyo mijyi ubona ishashagirana ikeye isa neza hari umwanda wa mbere ku isi uyoboye indi myanda yose, ibimoteri na za mondisi, puberi n'umunuko byose bisanga mu Buhinde indani. Kino gihugu kiri mu bihugu bya mbere uyu munsi ku isi bigira umwanda ukabije, ndetse n'abenegihugu bacyo ubwabo n'abanyamwanda, cyane ko abenshi bari kure cyane y'isi y'iterambere uyu munsi wa none twese tugenderamo. Iyo uciye mu mihanda y'iwabo usanga huzuyemo imyanda yakoze ibirundo byabaye nk'imisozi, kuko itigeze namwe ihavanwa mu myaka myinshi itambutse, bityo usanga mondisi zabo zarabaye ubuturo bamaze kuzakira nk'umuturanyi udafite icyo abatwaye hafi yabo. Nubwo imijyi yabo myinshi ikennye irimo abakene benshi cyane, gusa bivanze ubukene n'umwanda bibyara kandi kantu gatangaje bita kamaramaza, ku buryo kugeza uyu munsi Ubuhinde we kano kajya unkurikiye uzigwa muri filime, ubona muri Bollywood muri filime z'iwabo, n'umwanda uri iwabo n'ukuntu bakennye byivanze, wabona bisa nkaho baguhinduriye India usanzwe uzi cyangwa wumvishe wabonye, hakaza indi itandukanye nshyashya. Uyu munsi Abahinde benshi babaho hamana ndetse biteje inkeke muri bwa buzima bwa mana mfasha mbone ko naramuka, kubera kuba mu bukene buvanze n'umwanda bwabaye ikindi wabo. Iyo utembereye imijyi y'Ubuhinde nka Delhi, Mumbai na Kolkata, ubona ko ari imijyi ihenze ihambaye ikorerwamo ubucuruzi, ndetse yubakitse ku rwego mpuzamahanga ku buryo yahatana n'indi byose yo ku isi, cyane ko na business zihakorerwa ari business zihagaze amamiliyari n'amamiliyari y'amarupi. Gusa nubwo iyi mijyi gukikiye bidasanzwe by'akataraboneka, usanga ikirere cyose cyarahumanye kubera imyotsi n'umwanda byivangavanze byahumanyije umujyi wose, wabaye nk'uko ubona imyotsi iva mu ipine batwitse. Ibi byose ni ingaruka z'uko ivuye muri imijyi myiza ikeye ishayininga iburiya ko twabyita mu Kinyarwanda cy'iminsi cy'abasirimu. Iyo ugiye hakurya gato y'imijyi ubona ibimoteri, za mondisi n'udukaritsiye twa mbere dutoya twuzuye umwanda ukabije cyane. Ndetse ntabwo zino karitsiye uzibonye n'ukuntu imijyi zegereye ikeye cyane, wakwimvisha ko rwose zituye hafi y'imijyi n'ukuntu zisa nabi zose zarengewe n'umwanda na za puberi. Zino karitsiye benshi bazituyemo baba bararengewe n'umwanda w'amazi ava mu mijyi nyirizina, cyane ko amarigore hose ariho ayoba ajyana amazi. Unasanga aya mazi abavanzemo umwanda wo mu matuwarete wose uva mu mujyi nyirizina ugana muri izo karitsiye zituye hafi mu manegeka muri za mondisi n'ibimoteri. Usanga amakaritsiye menshi imihanda yayo yarabaye ibimoteri, ahantu hose hanuka huzuye amasazi, ku buryo wisanga kwambara agapfukamunwa ariyo mahitamo yonyine ufite muri ako kanya. Kubera kutagira hatabwa imyanda habugenewe, buri wese ata imyanda ayinaga aho abonye. Iyi niyo mpamvu bagira ibimondisi binini cyane byabaye nk'imisozi, kuko bafite abaturage benshi bahatuye kandi bakonsoma byinshi bigiye bitandukanye. Rero guta imyanda wabonye hose bituma imyanda yandagara mu gihugu hose, ugasanga umwanda wabaye nk'umuco mu mijyi imwe n'imwe, aho usanga bafite mondisi zamaze imyaka myinshi cyane zitahavanwa, cyane ko nta n'ingamba zihari zigaragara zifatika leta yateguye ziteganywa zo kwangiza imyanda ngo bayivane muri karitsiye abaturage batuyemo maze bahakorera isuku. Ni kenshi abanyapolitike bagiye kenshi bumvikana ko bafite ingamba zivana burundu umwanda mu gihugu, bakawukura mu nzira, bakawuhashya, bakawurwanya, ariko n'ari byose bakora nta cyavana burundu umwanda mu Buhinde ngo ushire burundu ugende ugiye. Uretse n'iyi myanda kano kanya yanagwe ijyanwa kuri za mondisi na za puberi, uyu munsi mu Buhinde benshi usanga batazi toilette cyari cyo, ntago bafite henshi ubwiherero hahagije aho benshi bakwituma. Ndetse ngo abahizi yabo ya mbere ikomeye kurusha izindi zose nuko mondisi zabo nyinshi usanga zivanzemo amazirantoki baba babuze aho bashyira bakata muri puberi ku mihanda. Naho usanze hari toilette usanga agatorete kamwe gusa imiryango myinshi ikoresha igahuriyeho, kaba karaboze karashize ari umushire, karamenaguritse kose karangiritse kuko nta suku yakorerwa, hari umwanda ukabije n'urusazi n'umunuko isesema ari icya yose. Turetse no kuba hatari toilette zihagije hagati mu baturage, Abahinde ubwabo bigirira muri kamere yabo umwanda w'umwimerere utatuma ahantu hose bakoresha kugira ngo bisukure haba hameze neza cyangwa hatunganyije, kuko umwanda wabaye ikintu bonse mu mashereka y'iwabo. Uretse guta umwanda wabonye hose, buriya kubona umuntu w'umuhinde ku manywa y'ihangu yikuye ikabutura ye ku ipantaro arimo ajugunya ku karubanda ahata umwanda wiwe, ni akantu toto katakiri ikintu cya danje mu gihugu cy'iwabo. Nawe imagine kubona kano kanya muturanya wawe Claude, Kazungu cyangwa Jean Paul yikuye ikabutura ari hafi ya kaburimbo ku muhanda saa 4 z'amanywa arimo ahata umwanda ahajugunya yahanishije nta bwoba. Ndagira ngo mve ko umwanda w'Abahinde ku isi uyu munsi uracyayoboye ku mwanda n'Abambere bakanikurikira. Mu Buhinde hakusanywa umwanda ugana na toni hafi 62 buri mwaka, ariko imyanda ikusanywa ngo ivanwe mu nzira n'ibimoteri ntirenga 20% buri mwaka wose. Ni gutya bisanze za mondisi zarabaye imisozi miremire mu mujyi hagati, buri munsi imvura irara igwamo yirirwa igwamo maze igatema igana mu miferege y'amazi bakoresha
na za ruhurura ziri hagati mu mujyi ugasanga zarazibye amazi yabaye ikindi imyanda yivanze n'amazi yakoze uruswogororo rurarunuka urusazi rutuma umunsi wose mu mujyi indani nta rutangira kubera ingamba zidahamye z'isuku n'isukura suko bene iyi migi bose badakunda kuba bajya mu toilette ngo bayakoreshe afite amasuku ahubwo nuko muri iyi migi ubwaho nta toilette zari zihagije benshi bakoresha bityo birangira abantu benshi bagannye inzira y'igihuru ugasanga benshi bitumye ku muhanda ku manywa y'ihangurwa hagati si yose ireba kuko nta toilette nyinshi zari zifatika rusange zabugenewe ahantu hahurira abantu benshi nko muri za gare z'amabisi na za gari ya moshi niyo mpamvu ahangana inzego z'umutekano zabivuyeho kuko nabo barabizi ko igihugu cyabo gifite ikibazo kano kanya cy'ubwiherero budahagije bwa rubanda nyamwinshi bakoresha cyane ko imibare igaragaza ko mu Buhinde uyu munsi 19% y'abatuye imijyi myinshi itandukanye batagira tuwarete cyangwa ubwiherero gutembera muri iyi mijyi myinshi y'Ubuhinde yuzuyemo umwanda ufite uburangare muri wowe si gitangaza ko wakwisanga akanya kariko kose amazirantoki akuri mu nkweto yakuzuyemo kareba yakandagiwe yakase kuko umwanda wabo buri update akanya kose wagusesekaraho ndetse kugenda muri iyi mijyi abutambaye agapfukamunwa gutaha watumbye ko nakantu gasanzwe kwera umuntu kuba hari ahantu hose wandagaye hanuka hameze nabi hari urusazi n'umwanda uteye seseme utambaye agapfukamunwa muri iyi mijyi yabo y'imyanda n'iyarara bigoranye cyane gusa igitangaje ahantu hose abahatuwe cyane kandi huzuye abaturage benshi cyane bacucitse kuko abahinde barabimenyereye kuri bo umwanda ni ubuzima busanzwe bwa buri munsi bavukiyemo kandi bakuriyemo kubera uyu mwanda mwinshi uhora iwabo kumva ngo umuntu yarwaye ngo kolera tifoyide indwara y'impiswi ni akantu bamenyereye kabaye ikintu cya buri munsi kiwabo ndetse ahanga batuye bo ubwabo akanya kariko kose umuntu yahato ubuzima kubera zo ndwara zicicikana zimucamo kubera umwanda udashira ukomeje hangare kano kanya video ndimo mbereka yo mu Buhinde ukuntu hateye n'ukuntu ibintu bimeze ntago benshi bimisha ko kano kanya mu Buhinde twumvaga ko arantu hadanje umuntu yatura mu ihema muri shitingi zimwe n'amatungo yacu ahanga atakibamo muri iyi minsi twayakuyemo amatungo yimukiye mu mabati gusa kinanga gihambaye gitangaje cya danje nuko ya mashitingi yose hanateye ari hafi neza y'imijyi cyane ikomeye y'ama etage meza afite imiturirwa ihambaye inahenze metero nyinshi cyane uvuye mu mujyi nyirizina ni usanga buno buzumeze nk'imisaka bwaboreyemo abantu basaziyemo indani kubera inzara n'ubukene n'umwanda wivangavanze reka no mbatembereze mu bimoteri na za mondisi zizwi cyane zamamaye kurusha ahandi hose mu Buhinde iwabo wa sinema zaciye ibintu benshi zabayogoje benshi mwakunze cyane muzi ngo Buhinde ni igihugu kidasanzwe iyo utembereye mu Buhinde muri Delhi mu gace kawo kitwa New Delhi ari nawo murwa mukuru uhasanga umusozi muremure witwa Kazipur uyu ni umusozi muremure mu mujyi rwagati washyizwe n'ikimondisi cyahamaze imyaka myinshi cyane gihari n'imyanda ivangavanze yahabaye ubukombe mu mujyi rwagati muri iyi mondisi ya Kazipur usanga harimo abana abagore n'abagabo baba bahaje babakeneye gusyaga no gushaka imari yabatunga iminsi kicuma ndetse abenshi habaye nk'icumbi bavanamo buri munsi ibatunga bakanahaba ko bavana imari bagurisha bashaka amaramuko muri uwo mujyi wose bavanye muri mondisi na za puberi aba barazwi muri uyu mujyi bitwa bakanyamaboro deretse kino kimoteri kiri hagati mu mujyi wa New Delhi banagira undi mugezi uzwi cyane bitangwa ni Ganges River uno mugezi wa Ganges River bawukoreraho kwiyeza no gusenga kugira ngo bihuze n'Imana yabo bakanibatiza muri uwo mugezi ukanaba umugezi w'amateka wabo ukomeye cyane mu myemerere ya gihindu nubwo abera imigenzo myinshi yabo yo gusenga no kwemera Imana zabo gusa uyu munsi gitangaje nabaye ikimoteri ndetse inganda nyinshi zahebereza imyanda iva mu nganda ikinatangaje abaturiye uyu mugezi benshi niho benshi bituma bajugunya imyanda yabo yose sigitangaza gusanga uyu mugezi bitanga umugezi wabo wagatangaza ubahumanura bakora n'imigenzo yabo y'amasengesho ko wasanga arimo umurambo ko wasanga inganda nyinshi zahayoboye imyanda iva mu nganda irimo n'ibinyabutabire bihumanya abaturage nyamara kuri uyu mugezi abemera Imana zabo z'abahindu niho benshi bibera baza bahaje gusenga ndetse bazi ko amazi y'uwo mugezi ari amazi y'umugisha abenshi barayanywa abandi bakanayakaraba abandi bakanayivurisha ngo bavure indwara nyinshi zigiye zitandukanye abenshi usanga banayavuma bakajyana mu ngo zabo ngo bavure inyatsi yirukana abadayimoni n'imizimu yose yatera umuntu mu minsi iri imbere baba barayabitse nk'imari ikomeye cyane ibi byose ahanga bakora bikaba batitaye ko aya mazi bajyana banakoresha ari amazi ahumanye arimo imyanda myinshi cyane ku buryo kenshi bahavuye bavana indwara zigiye zitandukanye bavanye muri ayo mazi gusa buri imyemerere y'umuntu uzayubahe igihe cyose imyemerere afite ntacyo gutwaye ari ku nyungu ze bwite uzamureka abeho nko abishaka n'abahanga imyemerere yabo no gusenga no kwemera Imana zabo ntacyo abihinduraho gusa uretse imyanda iva muri uyu mugezi
nimba hari ahandi haba imyanda ya mbere ya danger mu Buhinde iteye ubwoba n'ahantu batekera ku mihanda y'iwabo. Batekesha gakondo zabo z'ibirenge, amaboko babikata banabivangavanga ku buryo uhariye wese atamenyereye izo ndyo z'iwabo acibwamwo kakahava. Uyu munsi indyo y'Abahinde ku isi yarasakaye hose, benshi barayigana mu bihugu by'iwacu n'ahandi no mu baturanyi. Bakeneye kuba bateka nk'Abahinde, gusa ba nyir'ubwite bo ubwabo ku mihanda y'iwabo bateka nabi cyane. Nawe baza kuvangavanga ikirungo n'umwanda uko byagenda kose ubiriye wese bimucamo kakahava. Ntabwo bitangaje kubona Umuhinde ku muhanda arimo guteka, arimo anoza ibyombo bitamo n'ibyuya, akoresha amazi y'umugezi acamo aho ngaho mu muhanda hagati agenda mu marigori, akajya ayogesha vuba vuba ayarurira umuntu ngo arireho. Ndetse no kuba yakaranga akoresheje ubuto igihe kirekire bakabuhinduye ibara kuri rwa rwego rwose yabukarangisha makabutaye ishusho n'isura bukaba nka godoro. Cyane ko iwabo guteka ku mihanda nta mategeko na make ahari abagenga cyangwa abagonga ava mu nzego z'ubuyobozi ku buryo bacunga isuku n'isukura y'ibyatetswe n'ugiye kuba yabihabwa. Urebye n'abantu nk'ahangaha uhari utabimenyereye uri umunyamahanga, ni ukurwara impiswi ahandi kubita imibuyu makipantaro yose amara atembye hasi akagenda arereta. Gusa nubwo ahanga bisa nkaho kuri twebwe ari ibintu bibi cyane byuzuye umwanda biteye ishozi, bo rwose barimenyereye iwabo n'ubwo ubuzima bwa buri munsi biberamo ntacyo bibatwaye. Ndetse kuba rwose ahanga uhaze umeze neza uri mu cyaro gikennye biruta kuba waba uri mu mujyi uhenze uri umukene wabuze icyo urya ngo ushyire mu nda yawe. Uretse ko niyo barya bagahaga, ntabwo uvana kuba byuzuyemo umwanda w'Abahinde waciye ibintu ku isi hose uguma ari ibanga kugeza uyu munsi. Cyane ko rwose abatembere bose mu Buhinde uyu munsi bashimangira ko nta gushidikanya Ubuhinde ku isi mu mwanda bukiyoboye iyi mihanda yose y'isi yose uko yakabaye. Uretse kuba bagira iyi myanda ku maresitora yo ku mihanda atekera hanze, hari naho usanga bihenze kandi bifite rwose isuku isukuye bimeze neza, nabyo bikorerwa ku mihanda y'iwabo nanone. Usibye gusanga nyine ahangaha bihenzemo agafaranga kazamukamo atari nk'ahandi mu batindinya kujya babaha yandyo yatazirwa akazina ka yagahambe gira vuba vuba tugende. Uretse iyi ndyo mbi y'Abahinde yaciye ibintu inafite umwanda mwinshi ukabije, banafite imwe mu mijyi yabo ihumanye cyane kubera inganda n'umwanda wabo. Ino mijyi ni nka Mumbai, Delhi na Chennai. Iyi mijyi kuyijyamo uri muzima, uko wagiye indani uyinjamo siko utaha umeze. Igihaha wajyanye siko ugicyura kikimeza ari kizima, utaha cyahumanye. Ibi bikaza ari ingaruka z'imyotsi iva mu nganda n'ikirere gihumanye. Hari ubwo no kuhagenda byanga kubera ko haba hahumanye utabasha kuba wareba imbere aho ugana kubera imyotsi myinshi ipfuka ikirere cyose kigahumana. Ndetse kumara amasaha menshi muri iyi mijyi bagufata nk'aho umuntu wangije igihaha cye agihata amafege byibura 50 ku munsi yose atumurira icyarimwe. Imijyi ya mbere uyu munsi ku isi ihumanye inafite umwanda mwinshi 70% yayo yose turuka mu Buhinde. Nubwo iki gihugu uyu munsi kuko gifite abakene benshi, ariko kinafite abakire benshi bambere ku isi bakomeye bafite amafaranga adasanzwe atavugirwa batavogerwa. Batunze indege zabo bwite, amazu ahenze, banatunze imijyi kano kanya ibitirirwa n'ibirwa baguze bamaze kugira kano kanya ibyabo bamaze no kwibikaho. Usanga abantu baherwe n'ingagari batazi umwanda w'igihugu kuko ntago ubareba, batuye mu mazu meza akeye ahora buriya y'imitamenwa, ntago bazi ko hanze ubukene n'umwanda bicicikana byaciye abantu ururondogoro. Uyu munsi ku isi bifite cyane umwanda kurusha ahandi hose, hazamo Ubuhinde, Bangladesh, Pakistani ndetse na Nigeria na Nepal. Nitwa Giti w'Imana, Kimizi mirefu y'u Rwanda, isi wa BNB, Bubuna na Banina. Mwese ahangaha twabanye kano kanya ndabashimiye cyane mwaneze amatwi kuvanga ntangiye kugeza nsoje kino kiganiro. Gukoranga subscribe kuri iyi channel ya Giti w'Imana ariyo yanyu ari nayo yanjye. Ni akantu k'ingenzi nuvanga utabikoze, Imana ibandebera icyoroshye. Bye bye.